kubizi ngiyewe miliyoni ngeso ndayigira ntago mvuze ko wibye ndashaka kuba wenda wayitije utabizi none se nkayitiza gute Kevin please uye ntago mvuze ko wibye hari ukuntu wenda amafaranga ashaka kujya no mu ntuza are you serious gira gutya wumve ntago mvuze sweetheart nyumva neza come on let me hope that you're joking right no I'm not joking come on wakura burya akari ukuntu urameze akabi wambaye mu ijosi akareba amahereni urambaye 700 aho urambaye ayandi akari ikote ryiza warajyano urabesha ahera kuzina rya Mungu reka kuzina rya Mungu utajyano basi mbabareke kwivugisha gutyo hama ibyo ndavuga nagubyumva shana amahera yanjye iyo uvyemera kare ko wayibye ako se Kevin njye nakubwiye ntabwo nayibye wayatwaye jya urabyemera none urashaka kwishura ibyo utatwaye urashaka kwishura ibyo utatwaye ese basi mbwiye gute kugira ngo ko nawe nafashe wishu shana guzi ibintu umeze utese uri igisazi umva nkubwire watangiye kuri kode nk'ugasa umva Shamira yaraje urazi ibintu nkoreye aramamagaye arambaza ngo ndi mu rugo uri kubona mbwa ndi mu rugo nibaze se nimero yo hanze amamagaye mbona amamagaje nimero yo mu Rwanda kwa ko wayibye no telefone ntabwo byo nigeze nyine bitekereza yaraswapishije afite nimero yo mu Rwanda yigo noneho ikintu kinsekeje ayisambira ngo araje nyuma y'imyaka 30 ngarabagezeho ntabyo yambwiye pe nshaka surprise yacara yishe ngo twe twapanze gukora surprise nari niryamiye nanjye turi kurya byataye burazi binankoreye nyina ayisambira ngo yashaka kumura surprise ngo ibikinga ngo surprise ngo ndayishe ubundi ngo yashakaga ngo ngikora mbona anguyeho mu rugo ngo nuko abonga ise avuga ati ndashobora ngo kuza gasanga nagiye mu ishuri inkoro iranje mbasheri sawo nyine turakubwira sawa bowa igisazi cyo gukundira wataye mwana we usubura kanda katirika nkomerezo hello guys mumeze gute mumeze neza guys mwana we nahanye no sinzi ibintu ngiye gukora guys karizira ko mumeze neza buri mukunzi wanjye wese kari gutya ntigutya ariko se abarimo n'abapasteri nyine nyagasana hano mugesha bakristo bavadimwe bakunzi banjye by'umwihariko abakunzi b'ibikorwa byanjye kanizere ko ibintu ari wanezule guys murakazi nyine ukuntu ibintu bimeze nanjye sinzi ngo prank ngiye gukora niyihe gusa nyine murabona nibyo kwayura si umuntu w'umukobwa guys murabona ko sibyo nari ndyamye ibintu by'ibirobe biki bifire nimubitindeho na gahunda yo gukora video nari mfite ahubwo nari ndyamye umushito wanjye zinamuri arambwiye ngo agiye kumplanking kandi ibintu nangiye kugwa si ibintu ubu ari biki arambwiye ngo ngagiye kuza kundeba ntabwo yabaga mu Rwanda ndabaje se gute bamita Shamila ntabwo se gutambwiye ibiki ngo kutambwiye igihe ko wageze inaha wagezino ngo nze nkuraye asharavuga ngo yashaka kucara nkora surprise ashaka kucara nkora surprise ngambwiye ngiti bra ni chimte ndacha ndamuraba kuni kintu ibintu bimeze surprise kuri surprise gutya nimbiye yumvira hano guys ndategura ngo nubizi se video ngiye gukora passion banza enda ngakuramo ibintu birobe hakuno ndi muri abantu bandi sibyo rata nyine kuntu bimeze nanjye sinzi kugiye kumukwira ihe agiye kuza nazanda mu prankinga nyine ndamukora video nyine ndi kumwe cyo bita welcome right so mana we arazagerira ntabwo namuhamagara tubona ko namuhindiye kandi nyine
isi murakeramo gake guys atwice surprise kuri rwa rwego nabasha kubabwira twe tumufite surprise tujya kumwakira ariko ahisaza one ariko nakundi ubu ariko Imana yabishatse sibyo Imana ifite impamvu ngira ngo kandi nshimira abakunzi banjye mukomeje kunsapotinga ku rwego rwo hejuru n'ukuri pe kandi ndabakunda cyane abantu munyandikira inbox mukambwira ibibazo byose nzashaka umunsi mfate video mbisubize sibyo gusa icyo mwamenya ko KEVINE umukobwa mu Kristo kandi ndabakunda ndawikirenze ko ndaca ndabakunda cyane mu bicu Bana umutwe ku gitanda gazine rekazi sibyo rekaze mukore video nanjye sindi ngo ngiye video ni byancanze ariko naza simundi ndategura cameraman nawe cyo mukundira akorera imbere ise muhamagara bako urumva ntabwo atuye kure cyane ntabwo mabiya hatuye mu nyihanganire nagatuye kure cyane gusa yine iyerekwa rishaka gutambuka muri comment wayitambutsa nta kibazo ibintu bikagira uko bigenda n'umusore yerekwa mu itambutsa okay guys rekaze ntabwo ndivuga ibintu byinshi rekaze sibyo mukore video muhe welcome ntangi ubu nyine murabona ukuntu bimeze byancanze asibyo kuko bambwiye ati gwino mu rugo ndagushaka akaba ahise yemera kuza n'ubundi na gahunda nari mfite ya video kuko nari ibintu nari mfite byo gukora pe nari mfite byo gukora ariko sonda batamo muziguri seriye ndikunda cya gutegura shabira n'umusazi mana aho se bigisura tuboye warubizi kari buze ahubwo se wabitekereza gusa nye yarambye ngazaza nko mu kwa kabiri ariko ndi nakundi guys I love you ndakunda cyane kandi mukomeze mukunda ibikorwa byanjye mukomeze mu supporting ureba video yanjye guys hari ukuntu ushobora kwisanzura ni iki ngiye mba nshaka video zanjye guys nitonde gato se ngewe mba nshaka ko video zanjye yirebe nitagenda nkuko uyishaka nitagenda nkuko wayitekerezaga comment it's okay nibizambuza kubakunda ureba video yanjye ukayirangiza nta comment ugarura views wenda nk'umucyumweru views zariyongereye cyane ukabona comment muri 60 areba views ibihumbi sasa abantu nagomba shimisha nakumba banageze gutya nakumba nagize kugira ngo nishime for sure nagomba beshya guys ikatumutegereze video itaba ndende sibyo naza hari gukomoka kuri gate itacana kamera ese we murakoze ntabwo ndamukiye mu kanya injira mana we mana we umeze gute se sawa kibure cyane musatsi nsigaye nitonda ese mtewe meze neza oya mbore ubwire buri mushyitsi wese wakiriye umukira mu cyumba huye mu cyumba singinze utsanga mba ndaruryana tantine wanyu ndageze tubwira ngo musange mu cyumba rahira none nawe rero ndakomanga umpeza ku muryango reka mba ndi gukiraga y'abana baye nk'ikigoryi bameze gutya akeneye ko utarahinduka narahindutse mana wesha narese amakuru shere neza ndetse kandi narakubwiye ati genda uzage wiki ngewe ngeze hariya tantine ndamubaza KEVINE ari si ubundi ntabwo wari ubizi ko ngiye kuza ntabwo ndari mbizi se nibimbwiye nonaha akoze shami no wakubwira ko nashakaga kugutungura ntaza utabizi ukabona ubweho ba bahizina ryo ariko thinking ndatekereza na bose yabagiye muri bya bindi byo gukina amafilme nkamubura mana we yego birangira nkubwiye ubu waje ejo bundi waje mu ndege somva ni byadanje
Kevin babarira seka watoye yego shange sinyiseka kivuze ko turi umusazi oya nsigaye nitonda nako abinji shawe ejo bundi uzi ko nageze no mu rugo nsanga naho harahindutse ariko nawe imyaka wabaye mwiza wabaye muzungu wabaye icyuki nabaye mwiza ndasa neza urakoze nari amakuru amakuru ni meza ndashima Imana meze neza nzeye ko muri iyi minsi ufite umusheri datuma burya bya bindi byo kandi abonye wabaye umusitari neza umusitari agira sheri se na mu diaspora urabona umudiaspora tuzanye ni wowe merci beaucoup merci aussi de rien merci vraiment shashu cyane ari inkuru nyinshi nanjye rero kumenya umufite inkuru nyinshi zo kubwira muze ahantu nzi hera ndahera izina ry'Imana mana oya sheri yego ko sheri washe na sheri pe ubu nicara muri iki cyumba nkakina game kanyira ikigo kimeze no simonzi kutakoze twari dufite shoot ariko ntabwo nari meze neza bari kumena ibintu niko yabaye ntabwo rumeze neza n'ubusazi mbona ufite none se kandi nitonze ahubwo se amasaha kukiryana nyine nta gahunda nari mfite nabyutse mbanza kugira ibyo nkora byo mu rugo mfasha tantine mpita ngaruka kwiryama none nakora iki kiyo nagize Imana yego simbe mfite shoot ngo ngende shasheri n'umunsi wenda wiyandi hano mu cyumba nicaye gutya yego shanari nkukumbesha wabaye mwiza nabaye mwiza nukuri wabaye inzobe cyane wari kwisiga iki ndikwisiga ry'Imana nyine yanzobe yawe none irabriya none umuntu twahuye naringiye muri mike hari nanjye gushopinga arambwira Kevin wisiga utuye tuvuta mbona ukambwira wa sibyo tuye tuvuta ndamubwira ati nyamubwiye ndamubeshya oya n'ubizi ndabati ese nduri kwisiga iki Kevin Imana utambe ndayakwereka nese nditukuza ujya kubuti tukuza ngo ntago tukuza kukurinda uziko nisiga n'amavuta adahenze ariko uziko nusa neza se mami nago se mukuriya mama rero yazindutse agenda nawe ubu ndataha ntamubonye urataha cyangwa urarara ndataha ubwo babarira mbaruko wa diaspora muteye muzabyihorera ariko shiri wabaye mwiza umushi Yesu we cyagika kijya gihinduka oya bise wabaye mwiza ariko reko twese duse dufatira telefone bakana wa wifi message ziri kuza manisha wabaye mwiza bise urazi ukuntu uri gusa ubu none ndabizi no gusohoka kuva ko wambaye kugeza ku cyumweru cyo kurashana kuri kwibana y'ukumbuye mva cyakora pebriseri urakatsigira urashyuha ubwo nabaze new gift ntabwo kwireba Sake biragurahinduka izina rye uziko utarahinduka gusize igihe nakuzanira iki rahira na gift imeruka mu buzima bwanjye nayo kandi uhagaze new gift irashaje mano we sugura umaraza nakimuzanye ndabizi a girl surprise for you waje wikoreye ibitama shasheri watwiciye surprise n'undereka mbikubwiye n'undi waraje sekanye watwiciye surprise kuri rwa rwego nabasha ku Yesu umugome Yesu ariko nari mukumba ariko narakwanze gakeya bikamwamba bariye ko nanjye nshaka ku surprise no ntabwo ibyo ngibyo ni ibiki twe twapa n'utuzakuzaniriye fawa umva tukakora surprise mbabara naje no mu rugo kabizi ibaze ko ese mbindi nukubera iki mbagoye wo mu rugo ibintu byo kuri abana ma surprise ndatekereje urambwiye turandavuga ati sunda ko ari surprise we man I was really tired kandi hari ninjoro ndavuga sundi ko cyane keno no nashaka gukora surprise none reba yuza bakambye ati Shamila yaje arakuye no bitanigendera kandi barangore kuza ngo nkura rero nzanye wundi ngende akurara usitamo shorara Sweet umusatsi ufite nkweretse umusatsi wanjye waje kama hair baby
shamba wari wowe se kibi wese umusatsi sikivu wanyeretse ndaza kukweka muri mukanda bizi turagenda ndasokoza uravuga umva mara se mana we wamaye namazi ko Kevin oya ndakuza ubwo urashaka ko nkwakira wabuze uko wijijisha uri kunyisabisha Kira, I need shiri mufiti inkuru iyo kwa nkamara umva fiti inkuru oh yes ko nyagasubora ko harakantu kagezweho ngese we none sugora ko subaga bakweza muri voice ngura ko bakafite urakomeza we nazi hate shani kuri kwimana narazira again urakoze pardon mama umva se reka nze nyine mbere tantina ze sibyo nkwakira ariko sheri urakeye yasitse ufite amafaranga pe shamba wari Kevin umva ufite amafaranga ndaje ngo tuyarye gira vuba ubwo mukanda taha shawo baye mwiza tantine urakoze sheri ibintu ntajya hinduka all the time ntajya hinduka ushaka guhinduka wabundi unahindutsa hello goodness but thank you namukumbuye mana yanjye tati giruze pe giruze mana we ntahinduka giruze pe hano ari cyuma nacyo kiranjena azeke ibiro cyari umusazi we oya nditonda induru urusaku ntibijya bihinduka kuri nditonda biseriye su uritonda biri sérieux abaretse ndaje nkwamagari tantine turavuga ukamuhamagara kugira ngo azakumve n'ukubanza kandi amafaranga ariko nyine gift yanjye sibyo relax wait for the end kids Kevin mbaba kubahane none outfit wanya sidene Kevin side outfit ba mumfate ntabwo umungize umungize ntabwo mbabarira mbwira amakuru reka mbanze kafite amafaranga sibyo tinaze right ese nawe uyu mwana yindi bitanga umutantine uriya ni nk'uw'icyatanu ni nk'uw'500 Manda we wicara hano ngaho ndebe icara hano ngaho mbere amafaranga we amafaranga icyo itamula mana we nasugiye kandi wandebe kwemera ko nashize muri pochette hako yari hano ngaho ku kabati na telefone urayijyanye mana we ndebe ko itaba yaguye hano kwishyuza nise kumbona muri pochette nayarimo amafaranga yahasigaye agira mu mutwe shu wabaye wicara ngaho nkareba icara hano ngaho gutya ndebe se amafaranga none se yimanitse hariya we ntabimboneye ntabwo nakwiga mbaza uriya mukobwa rwose ntabwo ndavugana nawe iki rebera icyumba cy'umukobwa ukuntu kiba gisa soro ryamye se mana we usubu yabuze gushaka iki reba nyine hari ukuntu umuntu ata umutwe akavuga ati kandi amafaranga 40 afite akiyisaga gutya mu ntoki ubu nari nguza tuvuga ati se waba uyabitse utabizi nanjye sinzi pe
ndetse turebe mu mama reka kugira comment kuri comment nagiye ndumva byancanze turebe ese amafaranga agiye nta n'imbeba tugira hari imbeba ubonye se yinjiramo hano sikeze kanyura sazwe ntabwo ari ugusara sweetheart ahubwo hari imbeba wabonye yinjiramo hano wenda ngize hano ngaho ifata 10,000 nari masize 10k nari se hari ikindi kintu gitwara amafaranga kitari imbeba n'abantu nyine n'imbeba zitwara inoti kandi n'ubundi hari inoti nusararize aha ngaho kuri kano kabati ariko ntabwo nayabonye yarahari yarasingiye se kandi ngiye guhamagara tante ngiye kumubaza biri kunsaka n'utu waratwibye mbese n'utu ni twiza nari mvuze ngo waratwibye ariko natwe nyine ni twiza twivugira bira se abagiye mwesutira sikivuri mu biki cyangwa ikore gutya mwisutire wumve ko nawe wawe ushizemo ndo utabizi Serena wumve none isagiye nese ko nanjye nyasize hano ngaha nkagenda ngiye guhamagara tantine kuko ndabigenza gusa wabanje neza gusa uri ntayo ngeze mbona ibuka neza nibuke neza kandi nibwira ko ntari nabonye none se ubwo natekereza iki ntambe umbwiye ngo ubonye iza hano ngaha ngiye atware kandi nkaba nari ndimo hano ngaha kuva mu gitondo usubonye ko ari nawe ufunguye cyangwa wenda ukaba wibagiwe ahantu wayashyize wenda kandi ngiye nk'ubwo ko guhamagara tantine yashyize hano ngaha kandi nawe umbwiye ko uketse wenda ubaye uyitije utabizi wenda ukayohereza umuntu urumva ibyo byashoboka uri gutekereza ko nawe nayafashe ubaye nayitije ntabwo nta kibazo bibaho wowe wayitije ikibazo wayamba n'ubundi ni ukugura agafanta nkakwitaho ni ukuri ko imana ntabwo byashoboka uko ubizi ngiyewe miliyoni yanjye so ndayigira ntabwo mvuze ko wibye ndashaka kuba wenda wayitije utabizi none se nkayitiza gute Kevin please uyu ntabwo mvuze ko wibye hari ukuntu wenda amafaranga ashaka kujya no mu ntuza Are you serious? Gira gutya wumve. Ntabwo mvuze sweetheart. Nyumva neza come on. Come on. Let me hope that you're joking, right? No, I'm not joking. Come on. Hamwe n'ibintu mbitekereza kuko Minute. Ntabwo mbizi ahantu agiye pe. Ese Kevin koko umbwira uko uratekereza ko nawe nayakwibye. Nese wise umujura. Nise mvuze ko wayanyibye. Ntabwo ibyo bintu nabikora. Ahubwo ngiyewe ndagira ngo wenda ugire gutya gakote sibyo ushobora gusanga yagiyemo. Hano haba imbeba zikurutse amafaranga. Ushobora gusanga imbeba yayafashe ikayashyiramo hano ngo hagati. Nta kibazo nsaka Kevin. Ntabwo shiri ndi kugusaka. Wenge ndagira ngo nimba hari mu dufuka sibyo urebe neza. Hari ukuntu imbeba igigurutse amafaranga. Ubwa mbere baba banyibye nabizi. Nta mufuka ifite inyuma ku ipantaro se? Nta mufuka uri. None se ko mbona urakaye? Ntabwo ndakaye. Base nyaguhereza niwe yabuze. Numva se? Nari ko ayitije niba habaye icyo kibazo. Ariko mbona kibazo n'igi. Bisobanuye ko nyakwibye Kevin. Ajya, muri bivuze bigira ikibazo. Nugira ikibazo kwitiza amafaranga bibaho. No, ngewe niba ubuze. Bibaho ntago wabura cash nyafite kuri telefone hari hayana yaguha ko ndafite kuri telefone. Oya, ntajye nakubitekereza amafaranga afite mu ntoki. Nushaka kurebe no. Shamila, wifata ibintu uko bitari. Nyine ubwo urumva urangiye ngo yahame nese wahamaye ibyo utafasha. Nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Wirahira. I swear to God ntago nshobora kubeshya Kevin. Nese yibya haje note cyane za 5 zigira amaguru se. Na fata 10,000 byawe koko. Mundi ko ufite amafaranga uyatwariye iki? None urumva nayatwara. Ngewe impamvu mbwiye ngo nyagwe nuko mbona nyine byagusashije byakurenze kandi nanjye ndumva bindenze. So rero kugira ngo ukomeze ushaka amafaranga yabure sibyo. Niyo ufite miliyari baguha just 1k. Kibazo amafaranga wa make mu yandi bivuga rero ngo uranyuma ngo yakoresha iki yego ufite amafaranga
ariko nawe njyewe reka nyakohereze nta kibazo yajyanye Kevin ngira ibintu sibyo are you serious ngira ibintu nta kibazo yajyanye none se mbigenze gute you know you're my best friend akugira ngo nzurire indege ndi umutubuzi njyewe se Kevine nzaguma mu Rwanda gutya nanabwerega kuyurira ari byadanje sheri nzajya kugenda nge nzi icyo ngiye gukora ese jazwe uko ndamutubuye ibyo nabyo muze sheri none se iyo migani ibyo bintu byose uri kuvuga n'iby'iki Kevin ariko uzi ko ntakoze gutya nabahereka ruvuga ngo ndi umusazi kabona bwo nasazi ariko se ariko nawe hari ibintu rero umuntu akubwira ibintu byumvikana amafaranga nyashyize hano ngaho sibyo ese ko hari numvishe ko ngiye kukugura agafanta nkabura byari ubikoze kubera iki nta kibazo ngiye mfite ndi kuri telefone nta kibazo yatwara sibyo ariko niyo surprise wari ufitiye ese yaba ari igihumbi wari kugitwara nacyo I swear to God I swear for the living of God ntabwo nshobora kukwiba nta n'ubwo iyo ngeso nyigeze nta n'ubwo nayigeze uhigimye wavuze ese are you serious no baby reka tubyare ntabwo no joking please okay I'm sorry ni wumva se but oya ni wumva it no means that oya byihorereshe wari ufite ikibazo birumvikana kuko ntabwo wacu urafata amafaranga yaje ndasiga amafaranga no ngaha nkaja kukuzana aza kushakira icyo kuvuga n'ikirongo oya ibyo byihorere ibyo urabivuga kubera iki impuzu wambaye nizo waciye uriba izi mpuzu waraziba wabaye iki hama wazanye ibirato birameze gute niba aho yari kwabe bimeze neza izi mpuzu warazibye hama wazanye ibirato bimeze bite oya n'ibirato waravyize ese kivu wabaye iki ubu uragira ngo nice ndasohoka ndagiye kubwiherero ndasohokana n'ivyange byose cyangwa ndasohoka ndavuga ati ngoso uragiye ugiye oya icara n'ibisigaye nabyo bijyana icara n'ibisigaye nabyo birabijyana nta kibazo ariko urahemutse jya ubyemera umviriza gato ndakubwiye sibyo iriya mu Burayi himba no mu Rwanda na hehe murafata amadolari murafasa amahela y'abandi uko mwiboneye ino mu Rwanda siko bimeze ari ubukene buteye ubwoba sevre ntabwo ndakubesha ndakosha turangana what the fuck wakuraba utya akareba ukuntu urameze akareba ibi wambaye mu ijosi akareba amaherena urambaye 700 aho urambaye ayandi akareba ikote ryiza warajyanuye urabesha rahera kuzina rya Mungu reka kuzina rya Mungu utajyanwa basi mbabureke kwivugisha gutyo hama ibyo ndavuga nago byumva shana amahera yanjye mbwira nawe iyo uvyemera kare ko wayibye ako se Kevin njye nakubwiye ntabwo nayibye wayatwaye jya urabyemera none urashaka kwishura ibyo utatwaye urashaka kwishura ibyo utatwaye ese basi mbwiye gute kugira ngo ko nawe nafashe basi mbwiye gute kugira ngo nawe Iburayi ni heza kwere Iburayi ni heza ama Iburayi amahera yaho haroroshye kuyakorera kuyabona urumva ko nina hari kurajura yafata urafata harahurajya bakaguca kaboko Imana uragize ntuko ushikiye ino uza kundaba Kevine ndoroshe uca urakoze ndagwenge ndoroshe harahuri buke turi kugendana neza uri wumviriza gato ndakurondere gutya harahuri buke ako kaboko kawe kafata ukafata ugaheraho bakagaca ino iwacu mu Rwanda ingoma zahinduye imirisho
koko iyi mishatsi warayize I'm not joking ese ke babaye iki banyaga urakoze they just marani ko nakunze uburyo numiwe nuse mubishwa n'icyo wabaye iki ese I can't believe it ko uri gutekereza ko nawe nakwibye mahera yanje nzobona ndafise amaboko ndafise imbaraga ndakora sibyo je ndakora shi n'amafaranga y'inzombi 10 nayago you're my friend you're my best friend nyene yayo watwaye yanje ntago ndakeneye y'abandi ntayo natwaye urakoze okay basi reka mbyeme natwaye ariko birangire kugira nimero yawe niwumva arakoze je urakoze nta kibazo ufite ikibazo gikomeye reka ndagutumira agafanta nkoresheje telefone gikemuye nta kibazo fanta yihore sibace naremeye uri umwe mu ba diaspora ndemeye manje ntabwo ndi mu diaspora urakoze koko gira nimero yawe sinshama oya jana ngira ibintu nitwa Kevine baratwara nk'aba ndakorera ndi ndakwereke momo yanje koko waraba ingofero akaraba rinete akaraba ikote Charlotte waze tantine ari kumva ubwira gutya like njyewe Charlotte Tantine ntago yakiba Tantine wacu aracisha ko ntiyakiba Tantine uzi Tantine niyo wafata afite ikibazo akeneye amayinite y'igiceri kimwe uzi kata yatwara ndakuraho imamo ya Mungu niyo yatwara aho wewe utekereza ko njyewe mutabushamira nibye Kevin wazi urakoze ngira ibintu nitwa Kevin oya icara ndakwinginze basi reka nawe sibyo oya icara ndaburetse gato niwambwiye ngo oya Shamira kamone wicurarira wicavura ngo urahogore sibyo ntabwo wogora risa ino abantu bararakaye bose babuze amahera urahogora umviriza gato raba harahidirisha ndiko kamusegurire kuko byaraba mu idirisha ndavuze reba mu idirisha iri kubona iki na kamera uri kuraraba kamera y'iki Kevin si hard ni welcome ndiko nguha ni franka sheri wihogora ni franka bazanyica niba moya Mungu we Jari umva nkubwire oh my god undashyushye wumva bimeze bite sheri urashyushye nawe ni franka sheri ni franka bya bindi byanje ni franka we Yaba we sorry zenguruka uzikingura roga yes kingura urugi reka nkukingure kingura dore kamera yageze sheri byuka abakunzi banjye bakubone ko nari nababwiye ko mfite diaspora ako diaspora njye ndakubwiye ko ndi mu diaspora wonte nundi bareba kubonye Kevin njyewe kimyunyita umushu oya yaba we guys nukuri we yaje bacecu suko bavuga ngo amabere yikomanyije notsa guys naga ari umujura ni prank guys nkuko nabibabwiye mwibuke ko nababwiye ati ntagiye sinzi ibintu ngiye gukina nibi bije none ahayicaye nabuze prank ngo uri rusanga ndi kugenda mu ngabo akivubonye ngo none no we yes
se shana njye kudugana mubi ariko guys ngo ndumwana mu mushito wanjye ndi kumubweka weka nundi mukunzi wanjye uzakenera kunywera surprise genza itamurengaho nago nari gutumurira shinda biza amara yawe hafi mari ngiye kura ngiye koze ari kunyita ahubwo wihanganye oya shena nabone gutumurira nabone gutumurira kuko ndabiza amara yawe hafi come on sorry umwana mubi ayo tuzasanya ntuzajya wenyine ayayo araje murebe video muyirangize mume like mutere comment mukande subscribe guys wow come on musharing abashuti banyu amafaranga tuyarye diaspora n'abakunzi banyu ubwo hari umuntu uzaye no video akahita avuga uneze kuzayarya wenyine tuzasangira uzaze tuyasangira none mubeshyi cyekuba mwana ufite impano none sengiye ngiye birandenze I don't have anything to say right now nyine nguye mu kantu akuzi kuba man sorry man ari kurasa ibintu babitekereje gute bipanze winji ukuntu uri Yesu we urahanze ariko niwo biteye bwa mbere I was thinking like nyine you're joking yeah and then after that mbona bayisirira nibya jana bageza gayo mujya uroti waruri mu bicu ndi gose none n'ibiki biri ku ngiyewe Shamira ni KEVINE none uburyo wabihamyaga uburyo wabivugaga amanje uskigarura ngo yango siko mbivuze kandi ko wabivuga ubusari wowe bari kwibwira guys musatubwire muri comment ese ibi bibaye ngoze my best friend Shamila ibibaye ari nka bibaye wabigenza gute wakitwara gute I swear to God ngiye bibaye gutya nari navuga ati reka nkwe cash ahubwo ikibazo wahita ati none urayanyibye bikoze ikibazo nanjye awo it's okay uvuga ibyo ushaka nayo gwamasoka ngo ndavuga se ni mubwira ngo nyamuhera ahita avuga ngo nayamwe ariko se nanone kanikure mu kibazo basi mbimubwira nundi yanyise umujura nta kintu ndi buyindure cyangwa bikangiye ukemera ndambose umbase kuva karisa basimana none avuga inote ebyiri nta n'amafaranga agiye mfite mu ntoki nana yamuga n'abakunzi bagiye bayibonye mu more introduction navuga ni sinono mana yanjye none nakubwiraga ngo nsake si umwana w'umukobwa kuko ari kunza kuko nakinze sorry nzabemeza mana we guys reka video cyangwa ariko nyine mumbwire muri comment mutubwire muri comment ese bino bintu ngoze Shamira my best friend ari nko bibayeho ukagira ahantu bakagusaka bagayagute I don't know wabyitwara mute wakora iki buri mukunzi wanje wese mukunzi wa Shamira barakuzi benshi barakuzi umunyamakuru akora kuri Yongwe TV guys muri iyi minsi ariko muri iyi minsi yageze ino ni hari gukora guys ukuntu ibintu bimeze mujye kunga muri comment ese ari nka bibayeho wabyitwaramo gute ngiyewe nakicara nkarira we wakora iki we wabuza bayinda guys see you thank you sezera bakunzi banyu bye